bashyitsi, nitwa mwarimu Emmanuel, nkorera mu itorero rya DPR Kicukiro Niboyi. Ndi umupapa ufite umudamu n'abana, nongeye kwishimira kubana namwe. Yesu aduhana umugisha. Bwashize twari turi hano kwa gatatu, hanyuma dukurikije ibihe twagize badusaba ko twazagaruka, twinginze Imana iradushoboza, none namwe mwaje. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ubwashize hano kwa gatatu twaganira ijambo ry'Imana yavugaga inyungu z'umusaraba, tuvuga ibintu bigera kuri 7 umusaraba udukorera. Muranyemerera twongereho irindi? Muranyemerera twongereho irindi? Imana ibahe umugisha. Dufite intashyo z'ahantu henshi duca tubwiriza ubutumwa bwiza. Hari ahantu turi kwigisha seminari y'icyumweru, hanyuma rero baduhaye intashyo baratubwira ngo tuzasuhuze itorero ry'Imana intashyo za bene so. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu 27 umurongo wa 6. Turasoma Yobu igice cya 27 umurongo wa 6. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja nkiriho. Tuvuge ngo amen. Reka dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo 1:9. Abaheburayo 1:9. Rwandiko rw'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, gituma ari Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Tuvuge ngo amen. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo twarangije gusoma mu ndebe. Muranyemereye? Babona hari abanyemereye. Murakoze. Twasomye muri Yobu igice cya 27 umurongo wa 6 n'Abaheburayo 1:9. Turi kuganira ijambo ry'Imana, numva Imana yashyize ku mutima wanjye n'ibyo tugiye kuganira, rivuga ngo kuba mu buzima bwo gukiranuka. Kuba mu buzima bwo gukiranuka. Hanyuma ndaza kuvuga ibintu bigera kuri 7 Imana ikorera umukiranutsi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabasaba ibintu 2 kundeba no kunyikiriza. Murabimpaye, murekere gusoma mu ndebe munanyikiriza. Hanyuma nimba mbagiriyeho umugisha, sinze kubona umuntu wikiriza agira gutya. Urumva hari ibintu ubona nyine, nubwo hano turi mu nzu y'Imana, ariko ubona hari ibintu bitaryoshye, bitanasobanutse, bitari n'ibisirimu. Nibyo? Ego ndumva mutabyikiriza kandi mwibwire bare. Data ndabeshya. Ibaza umushyitsi yagusuye iwawe mu rugo. Mu rugo iwawe akagusura. Mukajya muganira ati amakuru ati ni meza. Mumeze neza se? Kajya aho kumwikiriza kagira ngo none se muri amahoro? Avuga ati uyu muntu abanza afite iki? Ikindi kibazo afasha ko arwaye abadayimoni. Ndabeshya. Uyu muntu wanamwirukane wawe cyangwa se nimba wanamusuye ukahita wigendera kuvuga ati uyu muntu afite ikindi kibazo. Ndabeshya rata. Kuko muri Zaburi y'50 Dawidi yanavuze ngo ibihumeka byose bishimira Imana. Hari impamvu Imana ibaraguhaye kuvuga. Amen. Munyikirizeho buke. Amen. Hari impamvu Imana ibaraguhaye kuvuga. Ntubikirage, ntubibubu, ntupfe. Abari rusororo ntibavuga. Mwambabane mukanyumva. Abari rusororo ntibavuga. Abari Nyamirambo ntibavuga. Niyo mpamvu muzanarebe muri zirakaritsiye, irakaritsiye yo mu Busanza, buri wese agira agaparitike. Nta ujya gusura mugenzi we, nta usuhuza mugenzi we, nta n'uganiriza mugenzi we. Ariko amahirwe twe dufite turacyariho. Dushobora guhumurizanya. Amena. Dushobora guhumurizanya. Dushobora kubwira ibyururutse imitima. Dushobora kubwira abafite imitima itinya ngo witinya, Uwiteka no mutabazi wawe. Tuvuge ngo amen arati. Niyo mpamvu. Amen arati.
ubwo uzi ko ngiye kubwiriza hariya ndabyumvisha. Yewe nkunda abantu bafashwe kuba mu buzima bwo gukiranuka. Muranyumvisha? Apana gukiranuka umunsi umwe. Gukiranuka kuba mu buzima ni ibintu turamo. Amen. Imana nawe ivugana nawe ukiranuka, ikazaza ukiranuka, ikagutabara ukiranuka, ukaba mu bisubizo ukiranuka, ukazarinda urangiza urugendo ugikiranuka. Ababyumvise muvuge ngo amen. Abo bantu babaye muri ubwo buzima Imana ibavugaho iki? Ese Imana iraceceka? Ese Imana irabareka? Ese Imana irabirengagiza? Voilà. Mbese irabarebera? Ariko kandi muri utuma mfashwa muze kuntesha umutwe. Yes we. Gukiranuka ni iki wundi? Gukiranuka nta muntu n'umwe ugira gukiranuka. Gukiranuka ni impano. Imana ivuye hehe? Ni Imana ivuye kuri Kristo. Amen. Muvuge amen. Nta muntu n'umwe ukiranuka ubaho. Yesaya yavuze ngo nibyo twakiranutsemo ni ibizinga by'ubushwambagara. Kuki bibi bizinga by'ubushwambagara? Bibi bizinga by'ubushwambagara kuko bitarimo Yesu. Ariko iyo Yesu agiyemo gukiranuka kuruzura. Imana ihabwe icyubahiro. Niki Imana igomba kugukorera mu buzima? Nuko igutereka mu buzima bwo gukiranuka. Amen. Hari ibintu batajya bapirata bibaho. Hari ibintu bitagira pirate. Hari ibintu bitagurirwa mu Bushinwa. Umva uko abashinwa batekinika ntibibayo. Gukiranuka niba bipirata. Gukiranuka ni kimwe umuntu agomba kwibikaho. Amen. Haleluya. Ugomba gukiranuka wariye, ugakiranuka utanariye. Ukiranuka bagukunze, ugakiranuka batagukunze. Ukiranuka wambaye, ugakiranuka wambaye ubusa. Ukiranuka bwabaye mariage itanabaye, ugakiranuka. Ukiranuka wabyaye, ugakiranuka utabyaye. Ukiranuka umugabo agukunda, ugakiranuka atanagukunda. Iyo determination wiha, iyo purpose wiha, Imana nishobora kukwirengagiza. Iramanuka ikazi kavugana nawe, igakorana nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Wambabariya nimba bitagoye hano ukamumpera ikiganza umuntu mwegera ukamubwira ngo ba mu buzima bwo gukiranuka ibindi biharira Imana. Ba mu buzima bwo gukiranuka ibindi biharira Imana. Ba mu buzima bwo gukiranuka ibindi biharira Imana. Urashaka mariage, ba mu buzima bwo gukiranuka. Urashaka amafaranga, ba mu buzima bwo gukiranuka. Urashaka ubuhanuzi bwuzuye, ba mu buzima bwo gukiranuka. Urashaka gutabarwa, ba mu buzima bwo gukiranuka. Haleluya. Bitari ibyo nimba Imana ivugana nawe, yego munyikirize, yego ukazi uyu munsi ugatera umubyizi kuma, wava hano ukajya mu gisimenti guterayo kabyizi, amasezerano uzajya uza uyumvire hano nayasige hano, utandukane n'amasezerano. Utabaye mu buzima bwo gukiranuka ugategereza iby'Imana, bizakugora ko iby'Imana uzabibona. Mwanyumvishe? Gusenga ntukiranuke umeze nk'umuntu ugiye gutegera indege Nyabugogo. Gusenga udakiranuka bimeze nk'umuntu wagiye kugura inyama muri kenkayeri. Gusenga udakiranuka, mwanyumvishe? Mwanyumvishe? Kamyibwire bano nibo babyumva. Gusenga udakiranuka bimeze nk'umuntu wagiye kwaka irange akajya kuryaka muri kantine.
biragusaba kuba mu buzima kandi ntimugire ngo biragoye. Ntabwo tubikoresha imbaraga zacu. Yesu uri muri twebwe aradushoboza tugakiranuka. Nawe wakora ibyaha nk'abandi, ariko Yesu urimo wowe araje akagushoboza gukiranuka. Hanyuma rero umukiranutsi Imana ivugana nawe ibiki, Imana ikorana nawe ibiki, nibyo ashaka ko tuganira. Umukiza abe hamwe natwe hariya muri VIP, umukiza abe hamwe natwe. Kama gitangaza, gitangaza. Bibiliya yavuze ngo mu gihugu cya Usi hari umugabo witwa Yobu. Yari umukiranutsi witonda, amen, akubaha Imana mu byo avuga, mu byo akora, amen. Bibiliya yavuga ngo umunsi umwe tujyane mu nyikirizo. Umunsi umwe narababwiye kirazira kwicara imbere udafashwa icara inyuma iriye, abafashwa bicara imbere. Muri korari mufata umuntu mukamushyira hano adafashwa, bareba umuntu mwiza ku isura, beautiful, bareba umuntu uzi kuririmba, ufite n'igihagararo, uzi no guseka. Ureba nabi inyuma iriye, udafashwa inyuma iriye. Urumva ngo ngewe ngo ndi umunyamasengesho, jya gusengera inyuma muri baze. Ariko abafite ijwi, bazi no kuririmba, bazi no gukora danse na geste, nibazi imbere, kuko icyo dukeneye, hari abanyamibabaro baje kumva indirimbo kugira ngo abantu nibaririmbirwa bakire. Ntabwo mbabeshya. Yobu ngo umunsi umwe ngo Imana ibaza Satani, iramubaza ngo uvuye Satani? Mvuye kuzerera izi no kwitambagiramo. Wabonye se umugaragu wanjye Yobu buryo ki ankiranukira muri alala. Umva kakana, umukiranutsi, reka mabwire ikintu cya mbere Imana ikorera umukiranutsi. Umukiranutsi Imana iramwirata. Niyo abantu baba badahari Imana irakwirata. Imana igutangira ibyifuzo. Imana ivuga ati musengere runaka, mumwingingire, ni umukiranutsi wanjye. Muri karitsiye aho utuye, aho wirirwa, aho usengera, mu batakwemera, Imana ikwirate. Fata icyemezo, Imana ikwirate mu izina rya Yesu. Ko mutabyumvishe ngo tuvuge ngo amen arati. Imana ikwirate. Imana ago mu nyumva, Imana ikwirate imbere y'abatakwemera, imbere y'abagupinga. Sopi elesta elema, imbere y'abatemera ko waje gusenga, imbere y'abatemera ko uri umukirisitu, imbere y'abapinga amavuta yawe, Imana ikwirate. Nuba mu buzima bwo gukiranuka, Imana izakwirata. Twazamura icyubahiro cy'Imana. Nuba mu buzima bwo gukiranuka, Imana izakwirata. Wireba amateka yawe naho uvuka. Umukiranutsi Imana imenya aho atuye na karitsiye abamo. Alala. Umukiranutsi Imana imenya amateka ye na karitsiye atuyemo na nimero n'isibo. Imana yayimenya. Mu gihugu cya Usi hari umugabo w'umukiranutsi. Imana ibwira Satani, wamubonye Yobu buryo cyanyiranukira muri bingahe? Dufatikanye muri bingahe? Ndi muri riterano ry'abera, mpagaze mu kwera kw'Imana, sinkongere kumva umuntu w'umurokore wumvisha ijambo ry'Imana ngo umubaze ngo uvuye he, ngo cyangwa ugiye, ngo ngiye kuzerera. Hazerera Satani niwe utagira biro, niwe utagira ofisi, niwe utaza hajya. Ariko twebwe abana b'Imana tuza aho tuva naho tujya. Tuvuge ngo amen arati. Uvuye he? Satani niwe uzerera. Mwanyumvishe? Ni n'inzererezi.
kubera ko Satani ari inzererezi, ndagira ngo nabahumuriza bamutinyaga ntacyo azabatwara. Burya umuntu utagira biro, ntagira aderese, ntagire kavukire, mu ijuru baramwirukanye, ikuzimu baramwirukana, nta biro agira. Satani ni inzererezi, ntakabakange. Munkware mu kiganza ngo ntakagukange. Satani ni inzererezi ku bana bawe, mu rugo rwawe, ku buzima bwawe. Satani ukurwanya, Satani wakunanije, ntakagukange. Satani ni inzererezi. Ariko ahubwo mumbwire ngo Imana ikurinde inzererezi yitwa Satani, nta yindi tuvuze. Imana ikurinde Satani witwa inzererezi. Mu bana bawe ikurinde Satani yitwa inzererezi. Ikurinde. Wabonye se umugaragu wanjye Yobu burya cyanyiranukira muri byose kandi akanyubaha muri byose. Satani rero ntabura ibirego, ntabura amatiku. Mu banyamatiku ba mbere babaho ni Satani. Kandi nawe nimba uri no muri riteraniro ukaba ugira amatiku, menya ko ari Satani. Bite nakurangira mujya mwumva muvuga ngo runaka ngagira iki agira iki, mujye mumenya ko atari uw'Imana, uwamubyaye ngo yazanye amatiku ku Mana. Aravuga ati yabuzwa n'iki kugukiranukira? Ko wamuhaye byose, ukamuha abana, ukamuha ubutunzi, yabuzwa n'iki kugukiranukira? Imana yari izi ko Yobu adakiranukira Imana kubw'ibyintu Imana yamuhaye. Yobu yakiranukiraga Imana kubw'umutima wo gukiranukira Imana yari afite. Mwanyumvishe? Nimukubahira Imana, nimugakiranukira Imana kubw'ibintu n'intera Imana ibagejejeho. Mwanyumvishe? Kandi namwe mujya munabeshya ngo urumva Mana ngo uramutse ngo umpaye amafaranga ngo nagukiranukira. Urabeshya. Nimba byarakunaniye gukiranuka uri umukene, ntabwo wakiranuka uri umukire. Murumva bishoboka? Se ko mutanyikiriza hariya byageze bite? Murumva bishoboka? Murumva bishoboka? Mwebwe uryama ku kirago, gukiranuka byakunanira, waryama kuri matoro Dodoma ugakiranuka ukabibasha? Ayi mwanyikirije tukaganira. Waba udafite ibihumbi 500 bitsa kuri konti, yego yaguha miliyoni 50 ugakiranuka? Ntabwo mubizi. Uzi n'impamvu mwananiranye? Nyababwira impamvu mwananiranye. Mwananiye Imana. Benshi mwavuye mu cyaro muri abakene. Mwese se muri abanyihano. Mwese muvuka hano mu Rukiri. Umwese muvuka hano Sonatibe ku muhanda. Akambihorere. Mwese muvuka hano Sonatibe. Kagira ngo mwese muvuka i Kigali. Umuntu yajya kubata amakuru ati so now ati from Uganda anyway ati from Uganda ati from UK. Ukagira ngo UK ni hewanyu. Mwese mwigize abantu b'abanyamujyi b'abatawune, ukagira ngo ni hano. Imana ndayishimira ko igidukura kure. Wize byanga ariko warize. Wandikaga ku itushi no ku rubaho ariko warize. Ibyo rero tubihaye agaciro. Iyo dukoreye ibyo ngibyo muri ubwo buzima turi ipfubyi tudafite kirengera, nta muntu twitayeho. Iyo abikoze mureke tuyikiranukire, izatugeza n'ahandi. Ababyizeye duhaguruka dutere haleluya, izatugeza n'ahandi. Iyo abikoze izatugeza n'ahandi. Haleluya rata. Iyagukuye mu cyari izakugeza n'ahandi. Iyakugaburiye izakugeza n'ahandi. Iyatumye wiga izaguha n'akazi. Wowe ikiranukire gusa, gahunda ni ukwikiranukira. Nuzi ko wakoze mariage upfundikanye? Nuzi ko kwitorero bagushyiriyeho igiseke we? Nuzi ko watiye materaze? Duruko arasetse. Ego Imana iri hanga. Uzi ko asetse we? Nuzi ko watiye matera? Nuzi ko wajyanye ikirago ku ishuri we? Ibaze abandi bakajyana matera ukajyana ikirago. Nuzi ko wagendanaga n'ibirenge? Yo wigira umutawuneri, wigira rya, intoki wazigize gutya, wigira gitya wijyagagura.
ugira ngo inkuru dore ukuntu ari guseka igitangaza ni ukuri kw'Imana ariko ukuntu ari guseka igitangaza ni ukuri kw'Imana wagira ngo intoki zawe ntizigeze zikora yugira guri ariko Mana we warature ariko Mana we ibyo wadukoreye ariko Mana we Dawidi yibutse iminsi ya kera aramburira Imana amaboko ati Mana wowe wankuye ishyamba ukangira umwami ntiwakira ishimwe Dawidi yibutse iminsi ya kera aramburira Imana amaboko ati Mana wowe wankuye mu ishyamba ukangira umwami ariko Mana we warature ariko Mana we tuguha icyubahiro ariko Mana we waraturenge shimwa ariko Mana we tuguha amashyi we ariko Mana we waraturenge ariko Mana we tuguha impundu ariko Mana we ariko Mana we ha namwe yarabarengeye mwumvisha ariyo yabikoze Yobu Satani aramufuhira aravuga ngo impamvu gukiranuka nuko akiranuka kubw'ibintu ariko ntabwo Yobu yakiranukiraga Imana kubw'ibintu namwe ntimugakiranukira Imana kubw'ibintu kubw'iki ujye mukiranuka yabazamuye mwana manutse mukomeze mukiranuke babakunze mukiranuka bana kwanza ukomeze ugire gute kuko Imana iruta abantu ariko Mana icyo ngukundira kandi ndumva ubu nangiye gufashwa ntimugire ngo ubu ndumva nangiye gufashwa Imana muyikiranukire yashyize ibanga ryanjye Mana we kure y'amaso yaba Imana itandukanye abantu bareba igihagararo abantu bagira amagambo abantu barabeshyerana mwanyumvisha abantu barateranye ariko Imana yo nirobanura ku butoni haleluya radi ariko Mana ayiwe Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Yobu Imana yemerera Satani ikakora ku butunzi bwe umunsi umwe ibintu ibyago 6 bigera kuri Yobu abana barapfa 10 ingamiya ziragenda intama ziragenda Bibiliya ivuga ngo inzira senyuka ngo baje kubaza Yobu baramubwira ngo ko ibibazo bikujeho watangaza iritangazo muri aba bantu arababwira ngo icyo ntangaje ni iki ngiki nuko navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye Uwiteka niwe wabimpaye ni nawe ubyisubije izina rye nirihabwe mwamere Imana icyubahiro we alala ubundi ibibazo yo bije bigenda gute Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo muri ibyo byago Yobu yari afite inshuti 3 Birudadi Zofari na Elihu ngo baraza bamara iminsi 7 batarya bari kumusengera ngo biteye umukungugu bambaye ibigunira bari kumusengera ngo bari kumwingingira iminsi 7 ishize baramuhinduka ibintu biragiye n'abantu baramuhinduka baramubwira ngo Yobu Birudadi niwe watangiye Yobu
kamwigwe mbareka reka nibwirira aba yobu yaba ndi wowe mbashatse Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye byose kuko Imana nishobora kugira umukiranutsi gutya n'ibyaha wakoze batangiye kumubonamo ibyaha ngeriho arahaguruka arambwira atumva yobu iyaba ndi njyewe mbafashe inzira zanjye nkazitunganyiriza mu nzira z'Uwiteka nibura nkamwegurira ibyanjye nkareba ko yanganurukira. Elihu nawe aravuga Bibiliya bango Yobu agiye kubasubiza arababwira ngo sinkemere ko muvuze iby'ukuri. Anyumvishe sinkemere ko muvuze iby'ukuri muvuge ngo amen arata ndayishobora byose niyo yanyimye ibyari binkwiriye ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Alala izi nzira nyuramo babarire mwemere ikiganza nkutume mwemere ikiganza uwo muntu mubwire ngo humura Imana izi nzira unyuramo pastor ashobora kutazimenya mwarimu ashobora kutazimenya inshuti zishobora kutazimenya ariko Imana wizeye Imana wakurikiye Imana izi nzira unyuramo tuyihereje icyubahiro Imana irabizi uko nta kihishwa amarira yawe irayazi agahinda kawe irakazi imibabaro yawe irayizi intimba zawe irazizi ubukene bwawe Imana irabuzi ubushomeri bwawe Imana irabuzi ndashimira Imana kizi byose ibyawe byose byakubayeho ntabwo Imana ikenera umunyamakuru ujya kukuvugira Imana irazi ikigira kuri tere ikirebera kuko Imana irareba ntabwo yerekwa izi nzira nyuramo hotesa kweta pota sawe eleba izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'iki nk'izahabu. Izi nzira nyuramo mwanyumvishe we rarisa arabakunda ariko ntabwo azizira nanjye nabakunda ariko ntabwo nzizira mushumba nawe arabakunda ariko ntabwo azizira bacanga arabakunda ariko ntabwo azizira Imana izi nzira inyuramo nimara kukugerageza izo nzira zawe zizatobokamo amasoko nubwo nta cyerekezo ubona nubwo nta nzira ubona Imana izaca inzira aho zitari kuko Imana izi ibyo urimo kandi ndabona mumeze nk'abantu bashaka guhereza Imana icyubahiro ariko wana we izi nzira nyuramo izi nzira nyuramo izi ubushomeri bwawe izi nzara yawe mwambamane bakanyumva izi abakubeshyera n'abaguteranya izi abakuvuga nabi Imana irabizi izo nzira zizarangira. Utumye nibuka Yesaya yaravuze ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka abandi imitima ntibazayicamo ariko abagenzi naho baba arabaswa ntabwo bazayiyoba ngo kuko muri bo nta nariteye ubwoba izabamo ngo abayiri muri iyo nzira bazagera i Siyoni baririmba indirimbo z'ishimwe Imana ihabwe so petaza leta zo weleba Imana izi nzira Imana izi nzira mwamahore tukajyana Imana izi nzira mbabarira umuhobere nk'abantu babiri wabwiye ngo humura Imana izi nzira bahobere ntacyo bitwaye abyanga umwihorere Imana izi nzira abantu ntabwo bazizi ariko Imana izi nzira izawuca izawuba izawutuye izawirirwa Imana izi nzira unyuramo hetaza petaza kota ya binema Imana izi nzira Imana izi nzira Imana izi nzira mambabone mukanyima otaza de belesta widiba etaza kotazi wi taza la polema Imana izi nzira ibyo urwana nabyo Imana irabizi ibikuruje Imana irabizi ibikubaho byose Imana irabizi humuriza gutabara suko yabinaniwe n'isaha itaragera ibikubaho byose Imana irabizi humuriza gutabara izi nzira nyuramo
izi nzira inshuti ntabwo zizimenya. Mufite abantu bababwiye ko babakunda ariko ntabwo bazi inzira mucamo. Mufite abantu bababwiye ko babemera ariko ntabwo mubazi inzira mucamo. Ntabwo bazi amahirira yawe, ntabwo bazi agahinda kawe, ntabwo bazi umubabaro wawe, ntabwo bazi ibisongo bigusonga nijoro muryamye mushyizweyo sha. Ntabwo bazi abarozi bakuroga ariko Imana izi nzira icamo. Imana nimara kukugerageza uzavamo umeze nk'izahabu. Muri icyo kigerageza ubamo uzavamo ukayangana. Twese twahereza Imana icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. izi nzira ese mwari mubizi ko Imana ibizi? Hari n'igihe uza hano ntibivuge. Subiremo. Hari igihe uza hano nudafashwa urahaguruka ujye kwicara hariya. Hari igihe uza hano ntibivugeho. Umuhanuzi ntabibone, ntagire gute, ntabibone. Bagahanurira abandi, we ntibaguhanurire. Nibura kandi ushaka ko Imana yabivugaho, ariko naho atabibona Imana yarabibonye. Naho atabivugaho Imana hari icyo ibivugaho. Imana tugira gutya twihereza icyubahiro. Imana irabizi. Imana icyatumye uhirikana ukaza izi umusonga wawe. Uzi ko umuntu abana umugore n'umugabo babana hanze bakabona ari abere ko bataba abantu n'urugo rw'intangarugero, ariko Imana izi umusonga wawe ugerana mu rugo. Uwo musonga ukujomba, uwo musumari ukujomba, ayo maho akujomba, Imana irayazi. Umva nabibabwira cyane, Imana irabazi, irabizi. Izi nzira nimara kongerageza zavamo. Birudada arahaguruka. Birudada aramubwira ngo ibyo wabivuga utabivuga, Yobu isuzume wegurira Imana ibyawe kuko uri umunyabyaha. Ntabwo Imana yagira umukiranutsi gutya. Ararahira aravuga ngo nukuri kose ndahiye ishobora byose niyo yanyimye byari binkwiriye. Aramubwira ngo ariko haracyari ibyiringiro. 14:7 haracyari ibyiringiro kuko igiti naho cyatemwa kirongera kigashibuka kikagira ibitontomwe mw'ijambere, kuko iyo cyumvisha amazi kirongera kigashibuka. Ndagira ngo ntangaza ko ibyiringiro birahari. Isi nta byiringiro yaguha ariko ku Mana hari ibyiringiro. Inshuti hari igihe zitaguha ibyiringiro ariko ku Mana haracyari ibyiringiro. Ku Mana haracyari ibyiringiro. Mfite ibyiringiro bifite mwijuru. Isi ntiyaguha ibyiringiro, diplome ntiyaguha ibyiringiro, lisanse ntiguha ibyiringiro, taye nziza ntiguha ibyiringiro, ariko iyi Imana mwiringiye irazi ikakubwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ndiwi sa la pote sa kotizi dipi, ndi Uwiteka Imana yawe. Ku Mana muvuge cyane, ku Mana hari ibyiringiro. Ndumva nagusaba wamba bari kwamuhobera umuntu umwe ukamubwira ngo humura, ku Mana haracyari ibyiringiro. Isi nta byiringiro yaguha, wa twese kutabikora. Ku Mana nta byiringiro, ku Mana nta bihari, ku Mana birahari. Ku mugabo ntibihari ariko ku Mana birahari. Ku nshuti ntabwo bihari ariko ku Mana birahari. Imana iruta abantu. Imana ikuruta abantu. Imana ikora ibitandukanye n'iby'abantu. Wakirakaza, wakikiriza, utafashwa, ku Mana ibyiringiro birahari. Haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Kuri wowe bavuze ngo ntacyo wavamo, wakivamo. Kuri wowe bavuze ngo ntacyo uzimarira, nawe wakimara. Kuri
ureba bavuze ngo ntacyo uzageraho ku Mana, Imana yakikugezaho. Yesu we, ariko wakimara ariko tangaza wakimara, kanibwirira abangabo wakimara, muri quartier wakimara, ku itorero wakimara, mu gihugu wakimara, ku batakwemeraga wakimara, kuko ku Mana haracyari ibyiringiro. Rangurura maze utangariza abantu, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo iyo dusenze. Rangurura maze utangariza abantu, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo iyo dusenze. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abantu, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Iyo dusenze iratwumva, iyo dusenze iratwumva. Cyakongera birahindutse, cyakongera zakongera. Satani yaragutemye, abadayimoni baragutemye, abarozi baragutemye, umuryango warashize, bagira ngo birarangiye, ariko ku Mana haracyari ibyiringiro. Reka tubabwire imbaraga z'amasengesho ni bombe ikomeye cyane, aratigisa agatigisa ibihome bya Satani bigari. Reka tubabwire imbaraga z'amasengesho ni bombe ikomeye cyane, aratigisa amaboko arakora cyangwa ntabwo akora. Gusenga amasengesho ni bombe ikomeye cyane. Burya gusenga just away the ballast of gusenga maze ibiganza gutya twiyimbira amasengesho ni bombe ikomeye. Hallelujah. Amasengesho gusenga kuomba pray gusenga. Urashaka gukomera, senga. Urashaka amavuta, senga. Urashaka icyubahiro, senga. Urashaka imbaraga, bantu mwateranye mu rukiri, senga. Urashaka amafaranga, urashaka gukiranuka, womba, senga. Urashaka kwambara neza, urashaka igikundiro, urashaka ubwiza, womba, senga. Pray. Genda usenge wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zive ku bwawe.
sibyo nibwira ibyo nibwira kukubwira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibisaza n'abakunda iyo mano yadusonze twigora ubura imfata idukuramo iyatweza iyatubabarira ikintu kibindi idusezeranya ubugingo ngaho genda uhagarare ku munara utegereze icyo nzavuga wimira amajwi yose ya satani wowe witoza gukiranuka genda usenge wongere usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ari wowe uzagukiriza satani ingabo nyinshi zipfe ku bwawe tuvuge ngo amen arata senga wavamo ikintu hari icyo wavamo iki sitatekereza wavamo ikintu abantu batari biteguye play mumere ikiganza umubwire ngo play womba mubwire ngo womba Mungu reka ndekera aho ngaho ndumva ndi gufashwa ntimuze kuntesha umutwe womba yobu Imana igaruka kuri satani iramubwira ngo satani wabonye yobu gakomeje kunkiranukira muri byose aramubwira ngo impamvu agukiranukira nuko agifite umubiri muzima Imana ikurinda abadayimoni bagusabiriza asubiremo Imana ibarinda abadayimoni bagusabiriza ibyo batwaye ntibihagije bakomeje no kugusabiriza we barashaka n'ibindi mwambabone mukumva aya makuru yasabye imitungo iragiye ariko kuko satani atanyurwa aravuze ngo impamvu ngo nuko afite umubiri muzima Imana iramubwira ngo rega nubwo umubiri wagenda yo bazakomeza kunkiranukira nguhaye umubiri we ariko ubugingo bwe simbiguhaye ndashimira Imana ko ubugingo buhishwe Bibiliya ivuga ngo ko kanya araryama mu gitondo ngo abyutse ngo ibishyute asanga byahereye mu gitwariro kugera mu bworo bw'ikirenge yo baratonyoka munyumve neza ntabwo yarwaye buyagare ntabwo yarwaye bya bindi yitwa gute ibihano yaratonyotse mu gitondo kandi atonyoka yoba nuka umugore waramusanga aramubwira ati mva mugabo nkunda twarabanye dukundana ariko hari ikintu nzi ku Mana tuka Imana ikwice upfe nzashaka abandi bagabo gituke kuko yarabizi ko iyo umuntu atutse Imana ihite mwica yo baramubwira ngo ese muda mu kuboko kw'Imana havamo ibyiza gusa tukabyakira nibibi byaza ntitubyakire anyumvishe yo buno umukiranutsi umugore aramubwira ngo sohoka uve mu nzu uragenda ujye mu ivu ndaguha intwererano yitwa igice cy'urujyo ngo ajya mu ivu akajya yishimisha urujyo akomeza gukiranukira Imana akomeza gukiranuka akomeza Bibiliya iravuga ngo kugeza ubwo yo mwanyumvishe ndashaka kuvuga iri jambo twasomye wenda nka korotire igitabo cya Yobu ni kinini nakabaye nkibabwira cyose ndashaka ko dusenga Yobu aba muri iryo vu inshuti zaragiye umutungo waragiye abana barapfuye n'umugore yamwanze mwebwe muravuga ngo barabanze ntabwo barabanga bari mu myitozo dorira ariko se Mana ako shemana
nikavuze ngashimana yari imyitozo Yobu ngabaho ngaho ari aho ngaho ngo umubabaro uramutera wo mu mutima ngaho uravuga ngo iyo mba mbonye Imana mba nyiburanije nkayitekereza urubanza rwanye nkayiburanya kandi nkayitsinda nkayibwira akarengane kanjye mwebwe murumva nonaha Imana nayo regara kababwira Imana izubwenge Imana niyaturanye natwe yibituranye namwe ni mwari ntabwo yego ko twari kwizengereza tuzi karitsiye ituyemo nahitahira n'igihe abo Imana Yobu yabwiye Imana bwatumva ngiye kukuburanya kandi ngutsinde wanyiciye abana wantwaye imitungo umugore aranyirukanye umubiri uragiye kandi ntacyo nagutwaye nakomeje kugukiranukira Imana irabwira ngo niko Yobu ngiye kukubaza ibibazo 62 Yobu icyambere wambwira ko ukuntu uruhinja rukurira mu nda y'utwite Yobu abwira Imana avuga ngo vuga ikindi cyo bakize ntahari niko Yobu wambwira aho mbika sheregi icyo ngicyo bakize nacyo ntahari Yobu wambwira ububiko bw'umuyaga siko mutanyikiriza wambwira ububiko bw'umuyaga wambwira aho mbika amanywa ijoro rikaza wambwira aho mbika amanywa ijoro amanywa kaza agati icyo ngicyo sinigeze niga nta geography finize Yobu nkubaze wambwira ifatiro z'isaho zishinze anyumvishe wambwira ifatiro zishinze impamvu ijuru ritabamanukira ngo ribagweho wambwira impamvu isi mwikandagiraho itaroboka ngo mumanuke Yobu agiye kubwira Imana arayibwira ngo umubabaro niwo wanteye kuvuga ibyo ntazi ni ukuri havumwe inda umva havumwe ijoro mama yantwisemo havumwe umunsi mama yambyayemo arabwira Imana ngo umubabaro niwo wanteye mvuga ibyo ntazi muri 42 abwira Imana ngo ariko Mana ndabimenye zikushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe zikushobora mama bane mukanyumva zikushobora and my command umbwire ngo humura humura Imana izi imigambi yawe Imana izi imigambi yawe kandi nta kibasha kuyirogoya Imana ishobora bingahe muvuge cyane bingahe nibyabazanye yego nabyo nibyabazanye n'agahinda kawe n'ubukene bwawe n'ubushomeri bwawe n'ibibazo byawe no kugumbaha kwawe no kudashaka kwawe ababyizeye ko ibishoboye haguruka utere haleluya irabishoboye mu byishoboye ntabwo ishobora bibiri ntabwo ishobora bitatu ntabwo ishobora bine ntabwo ishobora bitanu ariko Mana ntabwo ishobora bitandatu ntabwo ishobora birindwi ishobora bingahe Yobu uzi cyabaye yemeye ko Imana ishobora byose mu gice cya 42 19 10 na 11 haravuga ngo uburakari bw'Imana ngo bukongerezwa Biludadi na Zofari na Elihu ngo Imana irabasangira babwira ngo musange umukozi wanjye Yobu mwatumye muhora agatsi namuhoye umva agatsi murakumva nta cyaha yakoze nta yamuhoye ubusa sha mumbwire ngo Paul ishobora kuba nawe yaraguhoye ubusa Paul hari Imana ikugira imfashanyigisho hari Imana ikugira tabro ko mutabyumva ikugira iki tabro murayizi hanyuma abantu bose uje wese akandika isoma shaka
uriya muntu ni indaya, uriya muntu ni igisambo, uriya muntu aratereta, uriya muntu ni umunyamazima. Umuntu uje wese akakwandikaho ibyo agira gute. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uwandika kuri taburo ntabwo ari usiba kuri taburo. Hari igihe Imana itanga itegeko ikavuga ngo effacer le tableau, effacer le tableau, nguhanagura imyanda yose bakwanditseho, mukuyeho imyanda yose bagusize. Ndashimira Imana itenze itegeko effacer le tableau, effacer, effacer. Ariko wambabari ukabimumbwirira effacer. Imana iguhanagura imyanda bakwanditseho, Imana igukureho ibyo abantu bakwanditseho, Imana imanura amatangazo bamanitse ku buzima bwawe. Effacer, effacer, effacer. Abavuze ko udashoboye kuri uyu munsi wo kuwa gatatu, Imana yavuze ngo effacer. Uriuzi katabyumva we, effacer. Ariko sa nk'umuyimbwira umuntu mwegera mbwire ngo effacer le tableau, effacer. Cyangwa se habe ibe effacer. Kandi wanditse ntabwo ari usiba, uwanditse ntabwo ari usiba, uwanditse ntabwo ari usiba. Hari ibintu abantu babanditseho, hari ibintu isi yabanditseho, hari ibintu amateka yabanditseho, hari ibintu inshuti zabanditseho. Imana iravuze ngo nibabiguhanagureho utahe. Effacer, 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 effacer. Uwanditse siwe, uwavuze ko utazabaho ntabwo ari utanga ubuzima. Imana itanga ubuzima akabona wabayeho. Uwavuze ko utazabyara ntabwo ari utanga urubyaro. Iyo wegereye Imana itanga urubyaro akabona uhetse abantu uriho urasimbagiza. Yobu, munyumva, Yobu, bari gufashwa, turi abantu bari gufashwa. Sawa. Yobu ngo Imana isanga Bildadi, Zofar na Elihu, irababwira ngo mwavuze ibidakwiriye umukozi wanjye, igiye guhanagura. Mwavuze ibidakwiriye umukozi, ariko siko ngiye kubwiriza haya we, mwavuze ibidakwiriye umukozi. Kubw'iyo mpamvu mugende, munyumve, mugende mumusange, kandi nimugende imbokoboko, mujyane amapfizi, mujyane intama. Ariko Mana, mujyane intama. Nimumara kujyana amapfizi n'intama, mujyane ifeza n'izahabu, mugende Yobu abarambikaho ibiganza, kuko ari we nemera, kuko ari we nemera, kuko ari we. Baravuga ati aturambike hose nabira bitoki bijejeta bikirimo amashyira, abibarambikeho niwe nemera. Natabibashyiraho uburakari bwanjye burabakongerejwe, ndabica murapfa. Inkoni irabarya. Ngo bajyana amapfizi, intama, inka, izahabu, ifeza, bajya kwa Yobu. Mwambabene mukanyo, bajya kwa Yobu. Ngo bageze kwa Yobu baravuga ati kwa yu, ntabwo waba ukivuga Yobu yose, kwa yu, muraho kwa yu, twagira ngo mutwakirire. Arababwira ngo inka muzinyuze mu gikari n'intama, hanyuma izahabu muzizanire Uwiteka, mbarambikeho ibiganza kuko Imana iranyemera. Bibiliya ngo akibarambikaho ibiganza, akibasabira, murongo wa 15, akibasabira
ngo Imana ihira Yobu. Mumva oya mwumve Imana yunamura Yobu, ngo imaze kumwunamura imuhira ubwa kabiri kuruta ubwa mbere. Umva amakuru, hari ibintu byakunamishije, hari ibintu byakunamishije. Imana igiye kunamura muri iri teraniro ry'abera. Uzagenda wemye, ariko mana fatira umuntu umubwire ngo haguruka, Imana irakunamuye. Muhagurutse mubwire ngo Imana irakunamuye, haguruka. Mubwire ngo haguruka, Imana irakunamuye. Abantu barakunamishije ariko Imana igize gute? Kabiri. Mubwire ngo akira amahirwe ya kabiri Imana iguhereye muri iri teraniro. Akira amahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Twese tuvuge ngo amen. Tuhagarare duse. Ba mu buzima bwo gukiranuka kandi mu kigeragezo. Mu kigeragezo nta muntu uvuga, mu kigeragezo nta wisobanura, araceceka akabima amakuru, kuko abavuze ibya mbere Imana izatanga itegeko befase. Kabiri Imana igerageza umukiranutsi. Imana igerageza umukiranutsi. Imana igerageza umuntu yemera. Imana igerageza umunyembaraga. Nta muntu w'umunyantege Imana igerageza, kuko yahita yivaho. Ntabwo mwari mubizi se? Uyu ntabwo yarabizi. Dore uko nandeba. Imana nigerageza umunyantege nke yahita yivaho. Imana igerageza umuntu ifitiye icyizere. Icya kabiri, Imana igerageza umuntu w'umunyembaraga. Niyo mpamvu mvuga ngo mwarageragejwe, nimuhumure, Imana irabemera, muri abanyembaraga. Imana ibafitiye icyizere. Irabizi ko naho itabikora utajya kwishingira. Irabizi ko naho itabikora utakiba. Effacer le tableau. Icyambere twavuze ngo umukiranutsi w'Imana iramwirata. Icya kabiri, umukiranutsi w'Imana iramwemera. Igira gute rata? Kandi ntabwo imwemera gusa, ni imwemeye imwemeza n'abantu. Ntabwo umukiranutsi imwemera gusa, iyo imwemeye imwemeza abantu batakwemeraga. Ni ukiranuka Imana izabakwemeza. Twese tuvuge ngo amen rata. Siko Petero yavuze se 10:34 byakozwe n'intumwa. Yaravuze ngo menye ko Imana itaranura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana igira gute rata? Iyo imwemeye ntabwo birangira, imwemeza n'abantu, imwemeza n'abatamwemeraga. Muri quartier utuye Imana ikwemere, ikwemeze n'abantu. Aho uba ukorera Imana ikwemere, ikwemeze n'abantu. Murabyakire ngo mutere haleluya se. Icya gatatu, Imana ikorera umukiranutsi. Umukiranutsi Imana iramurwanirira. Imana igira gute? Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo 4:6 yaravuze ngo ngiye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narize ibyo kwizera, ibisigaye mbiciye ikamba ry'ubugingo, igihe umucamanza utabera za makuru urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, nabakunze kuzaboneka kwe bose kuri urya munsi. Umukiranutsi Imana iramurwanirira. Intambara zinizatazi imurwanira, intambara zinizo Imana ibarwanire mu izina rya Yesu. Babwire icya kane se, mu nyinginge nkibabwire, mu nyinginge nkibabwire. Umukiranutsi Imana iramuburana. Umukiranutsi Imana iramuburana. Nimusoma mu gitabo cy'Abami igice cya 21, Naboti baramwishe bamuhoye uruzabibu. Imana iraza. Imana iraza. Bari babeshye ngo yatutse Imana asuzugura umwana. Imana iraza. Naboti umva yapfuye, Ahabu yatwaye uruzabibu. Imana ituma Eliya ngo genda umubaze ngo urishe urazunguye utwaye uruzabibu rw'umukiranutsi. Imana iramubwira ngo ahimbwa zaho umva zarigatiye amaraso ya Naboti ni naho zizarigatira n'aya. Umukiranutsi naho yaba adahari Imana iramuvugira ikamuburana.
Imana iramuburana naho waba udahari. Imana irakuburana. Imana ikuburane mu maboko y'abadayimoni. Imana ikuburane mu hagati y'abakurwanya. Turabyakire se ngo tugire gutya duhereze Imana icubahiro. Cyagata umukiranutsi w'Imana, Imana iramukiza. Imana iramukiza. Yavuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza mukiranutsi. Papa wabyumvishe? Imana igira gute? Ambabane mukanyumva. Imana igira gute? Muri bibiri, muri bitatu imukiza antu. Muri bingahe? Imana iramukiza mu burwayi, mu bushomeri, mu ntambara, mu bukene, mu batakumva, mu byaha. Imana iramukiza. Kiranukira Imana mu izina rya Yesu. Imana igukize. Muhaguruke dusenge, ibindi nzabivuga ngarutse, singe zazana imperuka. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirakomeye. Twambika imbaraga zo gukiranuka, dushoboze gukiranuka. Zamura ibiganza. Dukubise imbaraga zatubuzaga gukiranuka. Nta zindi nzira ubamo, ni inzira yo gukiranuka. Nta handi utura, utura mu nzira zo gukiranuka. Nta harindi karitsiye utuyemo, utuye mu nzira yo gukiranuka. Uwagushaka wese yagushakira mu nzira yo gukiranuka. Ndagushimiye Mana. Zetaza peta. Kubw'iyo mpamvu twambika imbaraga zo gukiranuka. Abo byari byarananiye bashoboze. Twirukanye intege nkeya, twirukanye ibyaha, twirukanye imbogamizi yose yatuguzaga kugukiranukira. Tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kubw'ijambo ryawe. Izina rya Yesu.